nayishyira cyari sikonyine boy konyine uzi kuntu barya ibyo bintu byisanze mwate sinamumenye abikora hari igihe yigize kejo hari igihe Charles yari ebyiri kandi cyagiye uhita umwirukana uhagarika uwo munsi agendiriye yari ashyizeho 2,000 arya 2,200,000 asindisha abakozi bose anafata no mu kibina ubundi yarafite 1,400,000 iryo joro kuko twagiye mu kabari aratuga ati udashaka gusinda mvi ruhande Karabuto natuwe wangomeshereje abakozi ari we manager yani shoti yayo ifite ku mutwe cyangwa narogoshaga byarangiye Alice atari mu Rwanda ufite shoti yayo oya ntabwo Alice ari mu Rwanda Alice ari cyangwa ari muri Australia kongera nkogosha ni just back wa ufata inyuma ariko ngende mu Rwanda uri kumwe mwumva ariko ibyo byose bakubereye ni nimero ye ubuzanga ni shoti ngende hano mu Nyamirambo ni umukuru neza sha Sandrine na mwiza ariko urasa neza irakubereye cyane thank you wahinduye umukurashe inde yewe sereka ntabwo sinamenye ibyambayeho baje gusanga DM kuyisa umusa akandi ese Crptoni katafashe nimero za Yasmini ko mbizi ko twazara kurata tutiribura tadusezeye urabona namuti ahubwo Yasmini atubwiye niba amafaranga mugezeho tumenye Yasmini uretse gato Yasmini agomba guprofita ikintu nubwo tushobora kugira natange ni Crptoni na saving umba Crptoni afite abantu benshi Yasmini umenye ubwenge byonye guhura nawe ndatekereza byonye ni numa perfume nziza umva urabona